Ndabashuje cyane ndetse mbifuje kugira ibihe byiza mwe bakunzi bi YouTube channel yacu. Ikaze kuri uyu mwanya tuba tuganira nko maze kumenyera mu bintu tubagezeho hano no kuganira kuri topic zitandukanye. Maze iminsi mbabwira ku nkuru z'abantu zitandukanye byagiye biba ku bantu kugira ngo tubihuze n'ubuzima bwacu tubamo, kugira ngo dukuremo inkuru cyangwa se n'amasomo adufasha kubasha gukomeza kubaho no kwakira ibyo duhura nabyo muri ubu buzima. Uyu munsi rero ntago noneho ndibuze kuganira nyine, mbafitiye umutumirwa tugiye kuganira kuri uyu munsi wa none. Ni umugabo yitwa Cedric Mandela. Ntago abantu benshi mumuzi, ariko uko iminsi agenda yicuma ariko muzagenda mumumenya. Umuntu twamaze kuvumbura yuko umuntu akenshi tumubwirwa n'ibyo avuga ndetse n'ibyo akora. Bivuze ngo rero ibyo akora wenda ntabwo muzahita mubibona, ariko ibyo avuga muzabyumva binyuze kuri urubuga rwacu. No kuvuga ngo ni ibiganiro bizagenda bikomeza tugenda tuganira kugira ngo twungurane ibitekerezo. Uyu munsi rero na Cedric Mandela tugiye kuganira ku ngingo igaruka ku gufata inshingano mu ngeri zitandukanye. Iyo tuvuze gufata inshingano, hari abumva arabagira ngo ni urugo gusa, inshingano z'urugo, inshingano z'ubucuruzi n'iki, ariko burya no gufata inshingano zo kubaho kwawe ni inshingano. Gufata inshingano zo kumenya ko ugomba katuvuge kwambara agapfukamunwa, mfata urugero rwa hafi, nabwo ni inshingano. Ibintu nk'ibyo bijyanye no kumenya gukora ibiri mu nyungu zawe cyangwa se inyungu z'abandi, byose biba bikubiye mu nshingano. Reka rero natinze mikaze Cedric Mandela ubundi tuganire. Mandela rero nkuko nari maze kwibwira abadukurikiye kuri urubuga rwacu, ngo haye ikaze kuri YouTube channel ya Think Again. Murakoze cyane Pati. Nari maze kubwira abantu ko tugiye kuganira ku ngingo ijyanye n'icyo bita responsibility, inshingano. Ariko nabwiye abantu mu gakeya uwuriwe, avuze kuri umugabo gusa. Wakora nk'akantu ka introduction gato kababwira uwuriwe kugira ngo bamenye umuntu tugiye kuganira ninde. Iyo umuntu arebye umuntu gutya ashobora guhita amukarasa aho ashaka, ariko urumaze kwivuga hari igihe wasanga batunguwe nuko ibyo bari kubona atari byo wenda. Murakoze Pati. Nitwa Cedric Mandela. Nkuko bivuze mfite inshingano. Umuntu wese agira inshingano mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Inshingano zo kumenya ko uriho, akaba n'inshingano zo kuvuga ati byanze bikunze ngomba no kugira inshingano mu bundi buryo. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore, mfite abana babiri. Muri make maze imyaka 9 nshatse. Urumva rero mfite inshingano. Mandela amaze imyaka 9 ashatse, muramubona. Ubwo umwana mukuru afite imyaka ingahe Mandela? Umwana wanjye mukuru afite imyaka 8. Urumva ari kwinjira mu mwaka wa 9. Niba ntabusanya nuko namwe mubibona uko bigaragara Mandela, biragaragara ko ukiri mutoya. Ngahita nibaza se ko mbona ukiri mutoya, niba ntibeshye byaba araho bihurira no gufata inshingano umuntu akiri mutoya, cyangwa se kwakira inshingano umuntu akiri muto zitandukanye ukagerashyiraho n'izo zindi ziyongera kuzo wari usanzwe ufite, cyangwa ndakubeshye ntabwo ukiri mutoya? Nibyo, akenshi bazwi kugira ngo ufite inshingano ugomba kuba ukuze, cyangwa se umuntu akabara akavuga ati byibura umuntu yakaba afite imyaka runaka. Ariko nanone nibaza ko inshingano ari uko utekereza ko uhari, ukaba witeguye, ukaba wanabikora. Ibyo bintu byose rero iyo umaze kubitekereza, waba ufite imyaka 10, waba ufite imyaka 20, imyaka yose waba ufite, ugomba gutekereza ko ugomba kugira inshingano. Kimwe nuko ushobora gusanga hari umuntu w'imyaka 50 inshingano zitareba. Nako rero ushobora gusanga hari umuntu w'imyaka 10 inshingano zireba, kandi akazikora kurenza uko umuntu w'imyaka 50 yazikora. Turavuze ngo icyambere ngo nuko ngo uba uhari, ukaba witeguye, ukabumva wabikora, kandi ukumva wabikora. Yego. Bivuga ngo hari umuntu ushobora kuba afite imyaka myinshi, tuvuga inshingano rimwumve buri wese yumva izo ashaka. Upfa kuba ari responsibility. Hari umuntu ushobora kuba afite imyaka myinshi y'ubukure ariko ahari byo kuba bahari. Ashobora kuba ahari akaba atiteguye. Ubwo kuba uhari ariko ukaba utiteguye, bivuga ko byabusanye ntiwabikora. Kuba wabikora ariko ukaba udahari, bivuze ngo nyine umuntu udahari, twese turabizi umuntu udahari haba hazwi. Umuntu witeguye rero aba ashobora kubikora, kandi nyine urumva n'itegeko kagomba kugira gute kubikora, kubera ko yiteguye, arahari. Niki gituma atabikora? Agomba kubikora kubera ko izo nshingano nyine iyo umuntu aje mu isi agomba kugira inshingano runaka, n'uburyo azakoramo ibintu bye kandi mu buryo bwiyubashye, ndetse ku buryo nawe ubwe uko azagenda akura n'abantu bari inyuma yiwe bazavuga ati byanze bikunze uyu muntu turamureba, iki gihe yari ahari
yari yiteguye, niyo mpamvu yabikoze. Nicyo gituma rero hari abantu dufatira icyitegererezo, bariteguye, bari bahari, baranabikoze. Kubera iki hari abantu batabikora? Barahari, yego, wenda baraniteguye, iyo baganirijwe, yego, kamuganiriza ukavuga ko jewe uko hari ingero nyinshi njya mbona ugasanga ngo uriya muntu yampaye imbaraga mbasha kubikora. Mu by'ukuri nta kintu yamuhaye kindi, ariko yari ahari kandi yari abishoboye, ariko atiteguye. Kubera iki ako kantu gashobora kubura ko kutitegura? Ibyo bintu bigenda bita according to impamvu Mandela mubaza ibibazo nk'ibi. Ngiye nkunze kuganira nawe Mandela, mbibwiye n'abadukurikiye. Nkunze kuganira na Mandela kenshi, nkumva uburyo abansangiza ibitekerezo cyane cyane muri systeme z'imibereho, nkumva ni bimwe mu bishobora kuba byagira umumaro, kuko giye ubwanjye bingira umumaro, nanabigushimiye by the way. Bingira umumaro, nkumva ari cyo nkuyemo kinyubakamo izindi mbaraga, kinyubakamo gukomera, ugasanga nanjye mbaye nka wa muntu wari uhari anashoboye ariko atiteguye muri iyo po yo kwitegura. Niba rero icyo kintu cyo kuba kwitegura narabashe kubigira, wenda mbikuye ku biganiro byawe, ubundi buriya n'iki gituma umuntu yumva atiteguye? Urakoze cyane. Ikibazo cya mbere abantu bafitemo ikintu cyo kumva ngo reka nkore iki kintu kubera ko ngomba kugikora, sinkigeze aho kigomba kugera ku musozo. Ariko nukuvuga ngo byanze bikunze umaze gutekereza ukavuga ese ubundi ko ndi umwene w'igihugu ndimo, ko nakodesha igihugu, ubwo sifite ubwisanzure buhagije bwo kuba nakora ibintu birenze gukodesha igihugu? Hari abantu bakodesha igihugu se? Buriya iyo uvuye mu gihugu uvukamo, ufitiye ubwene igihugu gakondo yawe, ukajya mu kindi gihugu, ugiye gukodesha igihugu, utaye kavukire yawe. Noneho kuba tudakodesha igihugu turi mu Rwanda, turi n'abanyarwanda, ni ikintu gikomeye cyane. Kuba udakodesha igihugu ni ikintu gikomeye cyane, ahubwo ujye ugikomeraho. Kuko niba se ukeneye kujya hanze bakakubaza ibintu bya visa, ibintu nk'ibyo, baba ariho bakwinjiza muri systeme y'uburyo uzakodeshamo iki n'igihugu ugiyemo. Ariko urumva nibyo tuvuga, we niba wumva ufite uburyo bwawe bwo gukoramo ibintu byawe, hari principe ugomba kugenderaho. Principe ya mbere niyo kumva yuko ufite ubuzima. Kuba ufite ubuzima rero bigusobanura ko byanze bikunze ugomba kugira inshingano, zaba zoroshye cyangwa zigoye, ariko naone ntabwo nemera ko hari ikintu cyoroha kibaho. Nemeza ko ikintu cyose kikorohera bitewe nuko ushaka kugitekereza, kikanagukomera bitewe nuko washatse kugitekereza. Kuko nujya kureba nko mu mutiba, dufashe nk'urugero umutiba w'inzuki, bamwe bawita umuzinga. Ni urugero rworoshye. Nureba mu muzinga w'inzuki uzasangamo parite nyinshi zikorerwa muri uwo mutiba, ariko abantu benshi ntabwo bibanda kuri kote ya nyayo. Baba bashaka ibintu bibaryohereye cyane kurenza uko bareba ko mu mutiba harimo ubundi buzima. Umutiba habamo inzuki arizo zishaka ibintu byose tugiye kuvuga. Ni urugero dufashe, hakabamo ibyana by'inzuki, hakabamo itsinda, yego, hakabamo ibishashara, yego, hakabamo n'ubuki nyirizina. Ibyo bireka twumve. Abavumvu cyangwa se abantu bazi ibijyanye n'inzuki ubwo barabyumva. Harimo ziriya nzuki tubona ziturya, ziriya ziguruka. Habamo ngo n'ibyana. Hakabamo n'ibyana. Ibyana se bihoramo? Ibyana bihoramo mu gihe bitarakura. Ni ukuvuga ngo ntago mu muzinga haba hatarimo ibyana. Ntibishoboka. Iyo bigiye hazamo ibindi. Byanze bikunze. Nyuma y'ibyana hakazamo intsinda. Izo ni batsinda. Intsinda abantu benshi bahakura barazizi, ni ibintu bibamo ariko ntago ari ubuki. Niba rero mu mutiba habamo inzuki, hakabamo ibyana by'inzuki, hakabamo ibishashara bitarimo ikintu, biri empty, yego, hakaba harimo n'itsinda n'umwamikazi. Bivuze ngo abantu akenshi bagenda bishakira ubuki. Sinzi niba uri kubyumva. Umuntu iyo agiye guhakura ntakubwira ngo ngiye guhakura nshaka ibyana, cyangwa singiye gushaka intsinda, singiye gushaka inzuki. Umuntu yagiye guhakura iteka bagiye gushaka iki? Ubuki. Aho rero niho hariho ikibazo kuri serivisi z'ikiremwa muntu. Ntabwo ukwiye kujya mu muzinga uvuga ko ugiye gushakamo ubuki gusa. Jya mu mutiba uzi ko byanze bikunze na bya bintu bindi nabyo uzagira gute uzabisangamo, nubwo utabikeneye. Ibyo rero iyo umaze kwitegura mbere ko uzabisangamo, bituma iyo hari ikintu kije nk'itsinda
nk'ibyana utuntu nk'utwo ugira ukuntu bifata ukabimanaginga ukavuga uti byanze bikunze kuva narabyiteguye mbere bino bintu ntabwo bingonga nta nubwo biri bungore ni ukubundi inshingano zitangira muri wowe. Ubwo urabihuza ute n'imikorere yacu muri ubu buzima? Urabihuza ute? Dufate shaka nk'urugero ubihuza, urumva uduhaye urugero rw'umutiba ariko ndibaza se wenda tuvuge ngiye gukora nka business, yego, cyangwa reka tuvuge ngiye kubaka urugo. Abantu muri iyi minsi basigaye bafite terime bavuga ngo nta gikwe, ngo nta kinakibira, ni amagambo ngiye nkurikije uko mbibona psychologically kuba ari amagambo akwirakwira abantu bakayasamira hejuru, nuko mu mitima harimo ubwoba bw'inshingano z'urugo buhishe, ahubwo habonetse ikimeze nk'imbarutso ibukomaho, abantu bakabigira blague, ariko burya mu by'ukuri gutinya ikintu kivuye mu kanwa k'umuntu, kuko ijambo rimeze nk'ubuhanuzi burya. Tuvuge ku nshingano zo gufata decision yo kujya mu rugo, wabihuza ute n'uwo muzinga wari utubwiye? Ni ukuvuga ngo akenshi impamvu bishobora guhura nk'urwo rugero twari dufashe rw'umuzinga, mu rugo akenshi iyo umuntu arambagira agiye gushaka, bimwe mu bintu bya mbere atekereza ko urugo ruzabamo ibitwenge gusa, ariko mu by'ukuri buri uko iteka utekereza ko ugiye gutema igiti ujye utekereza impamvu cyanatewe. Ni urugero, n'urugo rero niba ugiye kurushinga tekereza impamvu. Buri muntu wese umubwira iby'urugo ukabona aratitiye, abe mutoya cyangwa se abe mukuru, ntabwo ari bose, kuko hari abantu bagiye babishobora. Dufite abantu batubanjirije bagiye bashaka kandi bagira gute babigeraho barabishobora. Yego, kuba rero uyu munsi hari uburyo ushobora gusanga runaka atabishoboye, ntabwo ari uko byanze bikunze atakabaye abishobora, ahubwo muri we yagiye gutangira ibyo bintu, ibyo yatekerezaga ko azahura nabyo yatangiye kubitinya hakiri kare. Niyo mpamvu iyo bije biba bimeze nk'imbarutso. Yego, uri kubyumva aho ngaho? Ndabyumva. Ubwo rero iyo baye imbarutso we ahita avuga ngo karandiri yo gushaka ni uko bimeze, agahita wenda atekereza ko n'abandi ariko byabagendekera, ariko ntabwo ari ukuri. Impamvu atari ukuri ni uko we patience. Yego, ufite amabara y'imyenda ukunda, nanjye mfite amabara y'imyenda nkunda. Yego, ntabwo uzansetingamo kwambara imyenda yawe ngo nuko ari ryo barugize gute ukunda, kabone n'ubwo twaba turi inshuti. Urugo rero narwo ukuntu rumeze, nkurikije mw'iyo myaka 9, biba bisaba ngo urwambike umwambaro wowe witeruriye wanidodeye. Sinzi niba uri kubyumva mu buryo bw'imitekerereze. Umudamu nawe adoda umwambaro ukwiriye urugo rwe, n'umugabo adoda umwambaro ukwiriye urugo rwe. Iyo myambaro ibiri iyo muyidoze mukayishyira mu rugo, yego, indi myambaro yindi ituruka hirya no hino mu buryo bw'imitekerereze ntago mwayishyira ku mubiri. Abantu benshi rero nicyo kibazo baba bafite. We afata umwambaro wa kanaka, yego, agashaka kuwambika urugo rwe, undi nawe agafata umwambaro wa kanaka nawe agashaka kuwambika urugo rwe. Ibyo bibazo rero nibyo biba biri hagati aho. Ariko utekereje ukavuga ati byanze bikunze reka ngabanye ibintu biri hanze yanjye, ahubwo mpagaciro cyane cyane ibiri muri njyewe mwe imbere, niyo eri yubarizwamo y'umuntu uri umuryango, umugore n'umugabo. Reka ibibazo tubishakiraho, mugira urugo rwiza. Abantu rero muri gutekereza kwinjira mu rugo, ubwo mufite ko mubyumva, ni igitekerezo cya Mandela, ariko nanone umuntu uba umaze hafi 1/10 cy'ikinyejana uri mu rugo, buri hari experience ufite kurusha abantu benshi batari babigeramo. Urakoze cyane kuri icyo kintu. Hanyuma nkahita nibaza nti tutagumye ku by'urugo cyane, ariko tujya no mu buzima busanzwe. Ubundi ni ryari according to you umuntu yakagombye kumva yuko agomba kuba ready kwakira inshingano izo arizo zose, kavuga ngo ndaziteguye kwakira inshingano tu? Ku giti cyanjye nta gihe nyacyo wabona cyo kwakira inshingano. Igihe nyacyo ni ukuba wavutse kuko ikiremwa muntu cyangwa se inyamaswa yose y'inyamabere yakira inshingano ikivuka, igahita itangira konka. Iyo ni inshingano ya mbere. Ihagaritse konka
ibibazo byayibaho ni kwa muganga. Ubwo kandi iyo irimo ironka nk'umwana aba afite akazi yarakurura, bimusaba gukurura yatangiye akazi kabisa akavunika, yatangiye akazi. Twebwe rero cyane cyane nk'ibiremwa muntu, dore ko ari natwe izindi nyamaswa urebye twarazikoroneje dusa naho tuzikoresha ibyo dushaka, ariko zigomba kubikorerwa. Zigomba no kubikorerwa nyine bitewe nibyo. Ku giti cyanjye ntabwo nemeza ko zikwiye kubikorerwa. Usanga twebwe ibiremwa muntu ni twebwe dukwiye kugira akazi keza ko kuba twanoza serivisi zo kuba twaba indashyikirwa mu buryo bw'inshingano. Yego, ndibaza uri kubyumva. turagendana. Ntabwo rero ukwiye kuvuga ngo hari imyaka runaka nzageraho nkaba mfite inshingano. Kuva uvutse ugikubita rwa rusaku rwo kurira, tayari inshingano wazitangiye, kuko burya uba utangiye guhumeka. Numva ngo abazi ibyo kwa muganga bazi ko umwana kuri arira atera urusaku ngo nuko abatangiye inshingano, yatangiye guhumeka. Ni ukuvuga ngo inshingano tutangira kuzakira deni ukivuka. Nubwo hari abazamuka bakagenda bameze nk'aho badashaka kwegera inshingano, bagenda bazihunga, ariko mu gihe cyose ukiri muzima hari ikintu ugomba kumenya. Ugomba kumenya ko buriya ubuzima ni umusozi utera, kandi ubuzima butitaye kuri we uba ugomba kuwurira. Yego, kuba unaniwe rero ubuzima ntacyo bubiziho, ugomba gutera. Hari umuntu ugeze kuba mu rugero rw'ukuntu tujya twinubira ubuzima, agaruka cyane kuri mu rugero rwo kwa muganga. Numvise ari urugero rwiza cyane. Arambwira ati kwa muganga uzarebe kwa muganga kumwe ya mashini imwe bambika umurwayi urembye, bimeze gutya. Umuganga iyo ateye akajisho akabona iragenda igira gutya, aravuga ati trebye, umuntu aracyari muzima. Ariko habayeho agakosa gato, wa murongo ugahita urambarara gutya. Nta kindi bakora usibye kuzana ya mashini, ya kintu kimeze nk'ipasi bakamukana ngo ariko bamushitura. Bivuga ko ubuzima buba burimo buragenda bumucika. Ubuzima rero ni hasi hejuru. Rimwe na rimwe ubuzima burazamuka bukongera bukamanuka. Ariko nanone hari ikintu ugomba kumenya Pati. Buriya kuba ufite ibibazo, ubuzima nta kintu bubiziho. Ibibazo nabyo ubwabyo ntabwo bizi ko ari ibibazo kuri wowe. Sinzi niba uri kubyumva. Ahubwo ikintu gihura nawe ni imitekerereze yawe. Kuko ubuzima bwawe nyirizina bwangizwa n'imitekerereze. Yego, niyo mpamvu nari nkubwiye ni burya ubuzima ntacyo bubiziho, kuba urugero hari ibintu bitagenze neza. Ahubwo imitekerereze yawe niyo yagize ikibazo. Imaze kugira ikibazo ituma ubuzima bubigenderamo. Ariko ubuzima bwawe burya bwari tayari. Ubundi se ubuzima ahubwo ubuzima ubwo ni iki? Bushingiye nyine mu mitekerereze. Ubuzima ni sekirite cyangwa insekirite yo mu mitekerereze. Cyane rwose. Kuba mu mitekerereze hameze neza ubwo nibwo buzima. Nibwo buzima. Kuba harimo akaduruvayo ubwo nibwo buzima. Ni ikibazo. Noneho uti icyateye ku kaduruvayo mu mutwe ntabwo kibizi ko cyateye. Nta kibazo ntikizi ko ari ikibazo. Ahubwo ikibazo kiri buberemo muri wowe. Kuko Pati, hari nk'ikintu ugomba kumenya. Mu gihe cyose uzahura n'umuntu usa naho akurusha imyaka cyangwa se mwenda kuyinganya, hari ibintu muzaba mutandukaniyeho. Uwo mwihariko wawe rero niwe ukenewe. Yego, uzahora nanone umuntu ukuruta ariko ukaba wenda umurusha umwihariko. Uwo mwihariko wawe niwe ukenewe. Hari n'undi muntu uzahura nawe ukuruta, uwo nawe afite n'undi mwihariko we, uwo niwe ukenewe. Yego, dufite rero ikibazo kuba ushobora wowe Pati kuba ufite wenda nk'imyaka 30 n'urugero, kadufate ku urwo rugero. Ukaba ufite imyaka 30 ariko ugasanga wowe wa kera w'imyaka 15 ishize, ugasanga uriya mwana aramutse ahuye nawe kandi n'ubundi murahura, kuko utekereza uko wari umeze mu myaka 15 ukanatekereza n'uko umeze uyu munsi. Yego, iyo umaze kureba ikinyuranyo kirimo, uriya mwana yibaza guhata akakubwira ati ariko kuki hano watsinzwe, kuki hano utageze kuri izi ntego. Yego, ibyo bikwereka niba uri ikigwari cyangwa niba warateye imbere. Ariko niba umwana wari uriwe mu myaka 15 ishize ashobora kukugera imbere akagira gutya, ntako utagize. Aho utaragize. Iyo ni homework kuri buri umwe wese. Ngaho nguko rero ubwo abadukurikiye birumvikana ko byagenda kose mu mwifate mwebwe.
mwigereranye wowe wakuri imyaka ufite nko narimaze kubivugaho n'ubundi wisubize muri ya myaka dufata ikiranyo cy'imyaka 10 uko twari twabikomojeho turebe mu myaka 10 wicaranye na wowe Patrick, wowe Everine, wowe Rukundo, wowe Patience, wowe Mandela, wirebe ese uri kumwe n'uwo mwana w'imyaka 10 yagukorera isaruti cyangwa yavuga ngo warantengushye. Mandela undi wirebye wowe ngo ubona uri kumwe n'umuhungu w'imyaka 10 witwa Mandela wo muri kiragihe ari wowe ubona bimeze biti? Ni byiza ariko Cedric Mandela wo mu myaka 15 ishize ahuye na Cedric Mandela w'uyu munsi wa mwana ari we ngewe urimo imbere byanze bikunze mbere yo kuncira urubanza yabanza akavuga atari ku wundi kuki ari mu nshingano izi nizo uyu munsi akumva ko byanze bikunze mu myaka yashize ntago nari ndi mu nshingano ariko uyu munsi ndi mu nshingano yego. Cyakora wenda kubera ko buri muntu wese hirya y'ibyaze hari ibindi hari ibyo yambaza nkamubwira ntariko urandenganya gutya ariko nanjye ndiregura gutya hirya y'ibyo nziteka haba hari ibindi nawe hirya y'ibyo hari ibindi akamenya ko byanze bikunze n'umusaza w'imyaka 100 arinda saza akibona ibintu bishya ariko ibyo bintu bishya agenda abona bigenda byongera n'ubundi byasanzwe agize gute azi. Niyo mpamvu ubu ngubu impamvu wenda ashobora kukurenganya ariko nanone akongera akakugarukira byaterwa naho uhagaze uyu munsi mu nshingano kuko urahura n'umuntu n'ubundi ufite imyaka yo kuba yakaba afite inshingano ukabona arazikwepa. Iyo ukwepa rero ukwepera mu buzima n'ubundi ubukiri mu buzima bivuze ngo umeze nk'umuntu uri mu gihe ariko ukaba utegereje igihe. Iyo uri mu gihe rero ugategereza igihe n'ubundi ubuti igihe urumva nta gihe ubufite. Muravuga ibintu byinshi numva nshaka kubazaho ibibazo bigatuma bimwe mbyibagirwa. Nk'ubari icyo waruvuze ngo harimo abantu baba bamaze gukura ariko ugasanga bari gukwepa inshingano. Ese kandi twabonye ko inshingano ko ukiri mu buzima ukijya mu buzima ugomba guhita uzinjiramo. None bwo barazikwepa bajya hehe kandi wumva twaramaze kumenya ko ukivuka uba winjiye mu nshingano? Akenshi reka dufate nk'urugero. Mu gihe cyose uvuga ngo sinshaka kurota guzaca ukubiri no kuryama kubera ko iyo uryamye uzaca ukubiri no gusinzira uzaca ukubiri no gusinzira kubera ko iyo uryamye ntabwo ari wowe wihitiramo ibyo uri burote. Yego nibyo ubuzima rero nabwo rimwe na rimwe we nudahitamo icyo ushaka gukoresha ubuzima buzahitamo icyo bushaka gukoresha. Yego niyo mpamvu iyo ugenda ukwepa inshingano zimwe na zimwe wakabaye ukora uyu munsi hari igihe kizagera n'ubundi za nshingano wakwepye zikongera zikakugarukira kuko ndaguha nk'urugero nk'ubu ugiye ukaganira n'umuntu w'imyaka 45 yego ntabwo mbureminga umuntu utarashatse kandi nanone simbureminga umuntu washatse bose ndabafata nk'abantu bafite umwihariko bitewe n'uko bahisemo. Ariko uhuye n'umuntu w'imyaka 45 ufite ikintu yagezeho ugahura n'umuntu nanone w'imyaka 45 utaragira ikintu yagezeho, abo bantu bombi iyo ubasanze abenshi bicuza ibintu bitatu. Icyambere, umugabo w'imyaka 45 iyo amaze kugira ubutunzi akaba ataragira umwana w'imyaka 20 cyangwa umwana w'imyaka 25 cyangwa umwana w'imyaka 18, yego kuba ataragira umwana wiwe w'imfura ataragira ubwene igihugu ngo afate ibyangombwa indangamuntu. Umugabo w'imyaka 45 iyo yigezemo yaba afite ubushobozi yaba atabufite arabyicuza. Icya kabiri yicuza umugabo w'imyaka 45 ni ukuba hari ibintu yanze gukora mu myaka mitoya akaba ari habikora mu myaka 45 n'ubundi atakibishoboye. Yatinye abamuseka mu myaka mitoya ariko n'ubundi baramuseka mu myaka y'ubukure kuko n'ubundi abantu ntibashiraho. Abaseka ntago bajya babo, abaseka ntago bababura. Yego. Icya gatatu rero, mu myaka 45 umuntu wese ufite inshingano ndetse n'abasenga bafite homework ajya asenga azaba atagikorera rubanda. Ku myaka 45 azaba afite ikintu yikorera. Kubera iki? Urajya kureba ukareba umuntu uri hanze hano itandukaniro kubera nk'ibintu abantu bishyizemo ngo stress
urajya kureba wareba umuntu uburyo afite ubushobozi, uburyo afite amahirwe, uburyo afite imikorere, ariko yabuze imikoreshereze y'ubuzima. Icyo rero nicyo kibazo abantu bakwiye guhangana nacyo. Ugomba gutekereza ukavuga se njye mfite uburyo, mfite amikoro, nabonye ahazaza, yego kuko kera yatekerezaga ko azagera ahazaza, ariko urajya kureba umuntu w'uyu munsi ufite ubushobozi, ufite n'uburyo, ukabura uko umutandukanya nawe wa kera. Nawe umubwiye ute se itandukanye nawe wa kera, ahita akubwira ngo uyu munsi ufite stress. Nese ubwo ni utabasha kwitandukanya nawe wa kera kandi hari ibintu wagezeho kera utari ufite, urumva uburiki, urabura wowe, urumva ntuhari, uba wibuze muri bwa buzima bw'imbere. Baravuze ngo hari ababona uburyo, yego, hari n'abafite uburyo batabizi ko babufite, sinzi nabyumvise neza. Nibyo. Ariko nk'abajene muri iki gihe kameme, Mandela uyu turi kumwe akora business, arikorera, ni umucuruzi, ngira ngo ufite n'icyo watinyutse, ibyo ari byose, ariko biragoye mu bajene kameme, sinzi niba nibeshye kugira ngo batinyuke. Ubundi mbere na mbere kugira ngo ukore ugomba kubanza ugatekereza ubundi mfite imyaka y'imikorere. Imyaka y'imikorere rero mu gihe cyose ukibasha guterura ikiyiko cyangwa ikanya cyangwa se intoki ugatamira, uracyafite imyaka y'imikorere. Ubu rero nk'urubyiruko ho twebwe nubwo duhora tuvuga ngo ibintu ntibyoroshye biragoye, twebwe urubyiruko intsinzi ya mbere dufite nuko tugifite imyaka mike. Ubu kumenya ko twebwe dufite igihe cyiza kandi kiri fixe kandi gitunganye. Kereka uhuye n'umuntu w'imyaka 65, yego, utekereza uko abantu atunze bari burya, nibwo wamenya ko ufite igihe cyiza. Ubwo rero ibintu byo kuvuga ukavuga ngo ndamudi ugatekereza abandi bantu nk'ubu ikibazo kiriho, umuntu arafata ibintu nawe ubwo atakemuye akabirenganyiriza undi muntu, kandi mu by'ukuri mu isi nta mucunguzi w'ibintu byawe we nyir'ubwite utakemuye. Kuko kuba utaratera imbere, nanjye kuba ntaratera imbere, n'undi kuba ataratera imbere, yego, nta muntu turimo ideni ngo azatwishyure dute dutera imbere. Urumva se igihe atari iki, urumva se ubuzima atari ubu ngubu, ntabwo ushobora kubona imbere mu gihe utaratekereza nonaha. Iyo utekereje nonaha nibwo ubona imbere. Sinzi niba uri kubyumva. Ndajya kubyumva, nkabyumva rimwe na rimwe nkumva birajya kuba nka teori, avuga mwishyirwa mu bikorwa hari igihe bishobora kugorana. Kenshi dukunze guhura n'iki kibazo cy'uko n'abankurikira cyane cyane mu bintu nkunda kuvuga ko nkuvuga ibiganiro biri motivating ukuntu, abenshi arabavuga bati ibyo bintu biba biri teori kubyumva biroroshye, ariko kubishyira mu bikorwa biba bigoye. Ubona ari iki kibura kugira ngo tuvuge ngo koko iyo myaka y'imikorere turayifite ariko ntabwo turi gukora? Se abajene ntabwo bazi ko imyaka y'imikorere bayifite, nibyo bataramenya ngo bakore, cyangwa hari akandi kantu kari mu mwijima ukurikije uko ubibona? Rimwe na rimwe bisaba ko duhura twese nk'abantu, kubera ko buriya twese ubuzima bwenda kumera nk'umugezi. Umugezi iyo utemba iteka uba ugenda wisanisha n'umugezi munini kurushaho. Nta mugezi n'umwe ushobora gutemba usatira umugezi muto. Nayo amazi tubona aturuka ku misozi amanuka, abamanuka ariko amanuka neza agiye gushaka ahandi menshi agize gute, aho yirunze, kugira ngo akore ikintu kimwe anicayure ahinduke ikintu cya nyacyo abantu bakirebe bishimye. Natwe rero mu buzima dufite bwa buri munsi dukwiye kubaho, tukishima, tugatekereza, hanyuma ikindi kisumbuyeho tukibaza se niba runaka yarakoze biriya kuki giwe ntabishobora. Naho ikintu cyo guhora uvuga ngo kondamudi ni urwitwazo n'uru, buriya urwitwazo ruri mu isi ku kiremwa muntu ni wowe ubwawe, ni wowe rwitwazo, ariko izindi nzitwazo zose ntabwo zikora. Urwitwazo ni wowe. Ubu ntabwo nshobora kwitwaza ko ababyeyi banjye batankoreye ibi na biriya kugira ngo mbashe kuba nanjye nasanze inzira ziharuye nk'abandi bose. Reka tuvuge ko ababyeyi bawe batakoze biriya na biriya, uwo mwana wavutse ukoze biriya na biriya, biroroshye kuko uzashaka ubyare umwana wawe wavutse nkuko nawe ubitekereza, nawe yaza akabaza ati se papa kutakoze ibi na biriya, nkuko nawe uyu munsi ushobora kugenda ukabaza umubyeyi wawe ati se mubyeyi wanjye kuki utakoze ibi na biriya, yego. Nawe rero utekereza umwana wawe avutse ubu, nese umwana wawe yajya gukondana sekuru?
yakondana na nyirakuru, yakondana wowe, yakondana je wareba, aho nawe niho uhagaze, n'undi ni naho ngaho ahagaze. none tubireke cyangwa tubakondane? Nta kubakondana, ahubwo ikondane, kuko kuba utaratera imbere nta muntu n'umwe ukubamo ideni, wowe ubwawe niwe wibamo ideni. Responsibilities, inshingano, kuzifata, kuzemera, ndetse no kumenya yuko umwenda ukomeye tuwifitiye twebwe ubwacu, kandi amahirwe tugomba kuyakurikira, cyo bita opportunities. Nubwo mu Kinyarwanda umuntu abura uko abyita, ariko ntabwo ari chance, ntabwo ari amahirwe, kuko ariko ni opportunité. Perezida niwe wavuze ngo muhaguruke, perezida w'u Rwanda niwe wavuze ngo muhaguruke mukomange ku rugi rukingiranyemo ibyo intuze opportunité, mukomange kugeza igihe opportunité zikingurira. Hano nizidafungura mujye n'ahandi mukomange, mujye n'ahandi mukomange. Wa mugani ibyo biragaragaza yuko guhaguruka ugakora ari cyo kintu cy'ingenzi. Ariko umuntu ufite dreams, inzozi, ariko akabura uburyo azishyira mu bikorwa ngo ajye gukomangaho ibyo bintu ashaka biri, uwo muntu wamubwira iki? Amahirwe ya mbere dufite, nk'uko wabiri ubikomojeho, umuntu utuyobora afite mu mutwe hakora. Tera rero izo ntambwe, kuko kuba ufite umuyobozi ukuyobora afite mu mutwe hakora, nawe ukwiye kugira mu mutwe hakora. Ibindi ni ibibazo byawe rero. Urumva niba rero twebwe dufite uburyo bwo kwishyira ukaba wizana, ukisanzura, udakodesha igihugu, ari byo bya bindi nahereyeho. Kuba udakodesha igihugu birahagije kugira ngo ube ufite ubwigenge unisanzuye. Izindi gereza uzishyiraho mu ntekerezo niwe uzazifungiramo. Hanyuma numara guca izo gereza zose, uzasohoka ujye mu nshingano, ukora ibintu byawe usabwa kandi ubinoze. Kubera iki? Akenshi uzarebe iyo igiti gihuha, yego gihuha gutya, iyo ari mu mpeshyi, umuntu ufite ubunebwe feri ya mbere akijya munsi, ariko buri ugiye ukamubaza amakuru y'uko icyo giti cyageze aho hantu ntabwo abizi. Kuba rero uri munsi y'igiti utazi impamvu cyageze aho ngaho ngo usobanukirwe neza uburyo kiri kuguha umuyaga mwako kanya, kuba utazi impamvu kiri munsi ni ikibazo. Kivunitse ishami ryacyo ubwaryo rikakwica, kiriya giti nta siransi gifite. N'urugero, uzakondana igiti cyangwa wowe ubwawe niwe uzaba ufite ikibazo, kuko wewe wagiye munsi y'igiti cyari gifite igicucu koko, kuko ni nacyo wagiye ugize gute ushaka. Ariko se niba gifite ishami rinini, yego, rigahwanyuka rikakwikubitaho, yego, urumva niba uhungabanye, niba upfuye cyangwa se niba ukomeretse, igiti ntabwo gifite insurance. N'urugero, urumva uzakondana igiti cyangwa we niwe ugomba kwikondana, kuko niwe wijyanye mu kibazo. N'urugero rwa hafi, imitekerereze yacu natwe ihagaze nk'uko ibintu biri mu isi bihagaze, ntabwo bijya kure rwose. Iyo uhagaze nabi ubwawe urihwanyura, iyo utekereje nabi uyu munsi ejo ubwawe urisenya, yego. Ni ukuvuga ngo rero buri uko ugenda ucumbagira mu bintu runaka mu nshingano, ni nako inshingano zizakwihorera, ubuzima bukureke, nutsikira ntuzibyotsa. Ariko nuba waratekereje ko ufite inshingano, yego, nutsikira uzibyotsa. Ariko mu gihe cyose utekereza ngo igisubizo cyanjye kiri kuri runaka, ikibazo kiri muri ngewe, igisubizo kiri kuri runaka, ibyo bintu subwo bishoboka bite? Uzaba wayobye. Nawe ugomba kugira indi mitekerereze iguherereyeho, kugira ngo ubone uko undi muntu agutekerereza, yego. Kuko buriya ububiko bw'isukari ntabwo buzi niba isukari iryoherera. Icyo kintu ugomba kukimenya. Ibyo rero biba bimeze nka kwa kundi umuntu aza akakubwira ngo ibi bintu ntabwo ari iby'ubu, ngo bimaze igihe, ngo niko byahoze. Ibintu birahinduka. Mu gihe cyose ugifata ibintu ntugire icyo uhinduramo, ntuzategereze itegeko riturutse muri wowe rishyashya. Ariko mu gihe ufite uburyo n'imitekerereze ukaba wagira ikintu uhindura, uzategereze wowe mushya n'imitekerereze mishya. Mandela, merci beaucoup. Urakoze cyane. Mandela turamushimiye cyane. Dukoze mu buryo bwa resume, ni nka introduction twarimo dukora kugira ngo abantu babashe kumva ese Mandela atekereza iki ku bijyanye n'inshingano z'ubuzima. Ese wowe udukurikiye tugufashije iki mu gutekereza ku nshingano z'ubuzima? Hari topic nyinshi tuzaganiraho. Ndifuza ko
pe mu mwanya muto ugira basi nko mu cyumweru ujye undeberamo igihe kingana iki uraza kubyigaho uzacyubahiriza icyo uzama gerageza tumaraginge turebe icyo ubuzima budusaba voilà atwemereye ko azajya duha igihe runaka mu cyumweru ku buryo buri cyumweru hari video runaka muzajya mubona turimo turaganira na Mandela. Birashoboka ko mu cyumweru gitaha cyangwa se mu yindi video ikurikiraho tuzaganira ku yindi ngingo. Uyu munsi twavuze ku nshingano responsibility, bimwe dutinya, bimwe tugendera kure, bimwe benshi bananiwe gukora cyangwa bimwe benshi bakoze bagatsindwa bakagira ngo birarangiye, nyamara burya hejuru inyuma y'ibyo tuzi habaye ibindi nkuko Mandela yagendaga bivuga. Nkunda cyane amagambo ugenda uvuga. Ubundi akenshi ku ma YouTube abantu bagenda babona usanga batumiye umuntu ngo uriya muntu ngo turamuzi muri ibi bintu, ngo turamuzi muri ibi bintu, ariko mu by'ukuri hano hanze hari abantu bagira imitekerereze ishobora kuba yahindura imyumvire n'imitekerereze y'abandi bantu. Mandela rero ndumva ngiye nabikubonyemo n'abadukurikira bafite uko babibonye, ubwo gusaba yuko wazajya unyemera tukagenda tuganira, mpamya yuko hari ikintu tuzafasha abantu. Kumwe ugenda ubivuga n'abandi bazagenda baza, tunabonereho wa mugani tunatinyura n'abandi bantu bari hanze aha bafite iyo mitekerereze yagutse, baze nabo batubwire kubera ko hari umuntu ufite ukuntu yumva ibintu akavuga ngo ndajya wasege nzwi muhehe muri iki gihugu se mu bintu runaka. Epuruta ibyo ufite abantu barabikeneye. Niba nawe rero ibyo ufite wumva bikugirira umumaro wo bwo kavuga uti giye uku kuntu numva bingirira umumaro, burya hari n'abandi wabisangiza bagatera intambwe bivumbura bo ubwabo. Hari ijambo ryiza umugabo bita Dr. Herbert Rwakisetan, umushuti wacu cyane nawe agariye Mind Lab Inc. We akunda kumbwira ati patience, you have to disconnect to connect. Ugomba kwigobotora ujya kwigobeka. Aho biri somehow philosophic ukuntu wizitura ugomba kwizirikana hari giraho wizitura ugiraho wizirika. Aho rero nizitura nihe, aho nizirika nihe, nibyo tuzagenda tuganiraho kandi ntabwo tubiteze mu bantu bari hejuru iyo ngiyo, tubiteze muri twe tuba mu buzima. Ninjye uba mu buzima, ni Mandela uba mu buzima, ni Olivier kuri kamera uba mu buzima, ni Herbert uba mu buzima, ni wowe uba mu buzima. Reka tubisangire. Mandela urakoze cyane rero. Urakoze nawe gira amahoro. Sezerane. Murakoze namwe, mukomeze mubane natwe, kandi niba wakunze ibintu nk'ibi tuvugaho wandike muri commentaire ya hasi aho ngaho tubwire uko wumva ibyo twaganiriyeho. Hanyuma bwaba ari ubwa mbere ukurikiye channel yacu ukaba utarakora subscribe, ureba ahantu handitse subscribe ukandeho, mu nguni hari ahantu handitse notification n'akantu kameze nk'inzogera ugakandeho, dushyiraho video ihita kugera ako kanya. Mugire ibihe byiza, nitwiringiye Imana patience.